Mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi rero turakomeje na ya masomo agamije kubigisha uburyo mwakorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mu kanya tumaze kurebera hamwe uburyo YouTube ikora amateka ya YouTube, aho amafaranga abinjiza kuri YouTube aba yaturutse. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe TikTok. Ese wigeze gutekereza ko TikTok yaba yishyura abanyarwanda? Ese TikTok ihemba abanyarwanda? Ese koko TikTok international account niyo ihemba abanyarwanda? Ibyo tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Turebe amateka ya YouTube, uburyo TikTok yagiye itera imbere. Ubundi aho uragira ikibazo twandikire muri comment. Iyi ni video ya mbere, tubafitiye n'izindi nziza kandi nyinshi cyane. TikTok rero ni urubuga rw'abashinwa, ni urubuga rwashinzwe na kampani y'abashinwa yitwa ByteDance. ByteDance ni kampani y'abashinwa yashinzwe mu mwaka wa 2016 nibwo yatangije urubuga irwita Douyin. Douyin ni ukuvuga ngo TikTok ikiri mu Bushinwa ntabwo yitwaga TikTok, ahubwo yitwaga Douyin. Ahubwo imaze kugera hanze y'Ubushinwa, abantu bose bamaze kumenya uru rubuga rwase rwitwa izina rya TikTok. Rutangijwe na kampani yitwa ByteDance yari iyobowe n'uyu mugabo witwa Shou Jichu. Mwaka wa 2017 TikTok yahise itangira gukwirakwira mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Abantu bose batangira kuyikoresha bitewe n'uko rwari urubuga ruri gukura neza cyane mu bijyanye no gukora utuvideo dutoya cyangwa se utuvideo tw'amashort. Kugeza ubwo muri 2018 TikTok yari imaze kwigarurira abantu benshi cyane bitewe n'utuvideo twahabaga duto dusekeje, kandi abantu bose bakunda kuyikoresha mu bijyanye n'imiziki, amakomedi, entertainment. Ibyo bintu byose ibintu byatumye urubuga rukura vuba cyane. Mwaka wa 2020 Covid yaraje, abantu bose bahugiye mu mazu, bituma TikTok abantu barushaho kuyiyoboka cyane bitewe n'uko abantu nta kindi kintu cyo guhugiraho abantu bari bafite. Ibi nabyo biri mu bintu byatumye urubuga ruyobokwa n'abantu benshi cyane mu buryo budasanzwe. Hagati ya 2020 na 2025 TikTok nirwo rwari urubuga rwa mbere rukunzwe kandi ruri kuyobokwa n'abantu benshi cyane kurusha izindi mbuga zose zikora utuvideo tw'udushort, kugeza ubwo n'izindi mbuga zose zateye zitangira kwigana TikTok bitewe n'uko TikTok byasaga naho iri kwigarurira amasoko y'abantu benshi cyane bari bazwiho kwigarurira imbuga nkoranyambaga, harimo nka YouTube. Aho YouTube nayo yahise isa n'iyiganye TikTok, izana itwitwa udushorts, ndetse na Instagram izana utwitwa utureels. Ibyo byose byatewe n'uko TikTok yari imaze kubereka ko ifite uburyo iri gukurura abantu binyuze mu tuvideo duto, bituma n'izindi mbuga nkoranyambaga zitangira kuyoboka ubu buryo bwo gukoresha udushorts. Wambaza ngo none TikTok mu Rwanda irishyura, irahemba? Ese ni ibihe bihugu TikTok yishyura? Mu by'ukuri uko ubu ngubu bigaragara, u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu byemerewe icyitwa TikTok Creator Fund. Ubwo ngo kugira ngo YouTube iguhembe bisaba ko uba mu cyitwa YouTube Partner Program. Kugira ngo TikTok iguhembe bisaba kuba uri mu cyitwa TikTok Creator Fund Payout. Rero mu Rwanda ntabwo ruri mu bihugu byemerewe guhembwa na TikTok. Mu bihugu TikTok ihembamo harimo nk'igihugu cy'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, ni ibihugu bitari byinshi cyane, ndetse n'Ubutaliyani. Ni ibihugu bitari byinshi cyane bikoreramo iki kintu cyitwa TikTok Creator Fund. Hanyuma se mu Rwanda ko abantu benshi tubabona bakoresha TikTok, ababyina imiziki, bakora udukomedi, abigisha, bakora entertainment, ese bari abantu bose tuvuge ko nta buryo babasha kuba bakoreramo amafaranga kuri TikTok? Mu Rwanda rero kugira ngo ubashe kuba wakorera amafaranga ntago bisaba kuba urahembwa amafaranga ya views, kuko u Rwanda rutari mu bihugu byemerewe kuba byakorerwamo TikTok. Mu bantu bari mu bihugu TikTok ihembwamo bisaba kuba ufite followers hejuru y'ibihumbi 10, ndetse video zawe nanone zikaba zararebye ibihumbi 100 mu minsi 30 ishize. Izo nizo requirement byo bintu TikTok isaba kugira ngo ibashe kuguhemba iyo uri mu gihugu TikTok ihembamo. Followers ibihumbi 10 ndetse na video zawe zikaba zarabigibwa views ibihumbi 100 mu minsi 30 ishize, kandi iyo account ikaba ifitwe n'umuntu uri hejuru y'imyaka 18. Ibyo nibyo bintu bisabwa kugira ngo TikTok ibashe kuba yaguhemba. Hanyuma aba bantu bose ubona kuri TikTok rero baba bari kubaka icyitwa brand. Iyo uri kubaka icyitwa brand, ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane bigufasha kuba wakorera amafaranga binyuze mu kwamamaza,
binyuze mu kuba wacuruza, binyuze mu kuba wakora ibintu byose bijyanye n'ubucuruzi wifashishije TikTok account yawe. Rero niba uri mu Rwanda ukaba wumva uzakorera amafaranga kuri TikTok, icyambere usabwa kuzana content yawe nziza kandi wihariyeho ikurura abantu benshi cyane, ubundi ukabasha kubaka brand, kubaka izina, hanyuma ukajya ushobora kuba wacuruzaho ibicuruzwa runaka ndetse ukamamaza n'ibikoresho cyangwa se n'ibindi bintu byose by'izindi company, ubundi ukabasha kuba wakishyurwa. Ubwo ni uburyo TikTok ibasha kuba yahemba. Icyo usabwa ni ugufungura TikTok ariko ufite mind ya business, apana kuyifungura nk'abandi bantu bose basanzwe. Ugomba gufungura account ariko ukayifungura ufite ibitekerezo bya business, apana kuyifungura mu buryo buraho ngaho gusa. Ushobora kuba wakorera amafaranga uri kwamamaza product z'abandi, ushobora kuba wakorera amafaranga uri kwamamaza izindi mbuga nkoranyambaga zawe, cyangwa se uri gucuruzaho ibintu runaka. Ubundi buryo abantu bari mu Rwanda bemerewe kuba bakoreramo amafaranga kuri TikTok ni uburyo bwitwa gift. Gift ni uburyo abafana bawe bashobora kuba bakugurira nk'ama gift yitwa Diamond gift, bityo nawe ugabasha kuba wakorera amafaranga nyine binyuze mu buryo abafana bishimiye ibintu uri gukora hano kuri TikTok. Rero mu buryo wakorera amafaranga kuri TikTok mu buryo bwinshi bitandukanye. Iyi video ni ya mbere, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose nk'ibi byiza byigisha bikwereka uburyo izi nzira zose zikorwa, uburyo bashyira content kuri TikTok, uburyo bafungura TikTok account. Ibyo byose nabyo ni ibintu uzajya ubona ahangaha umunsi ku wundi. Wowe icyo usabwa ni uko warakoze subscribe, ubundi ukakora like kugira ngo video zacu zigere no ku bandi bantu benshi cyane, hanyuma nawe ubashe kujya udukurikira akantu kandi ubundi tubyaze izi mbuga nkoranyambaga umusaruro neza cyane.